nta wundi muntu amusimbura. Tuje none abantu bari kuvuga ngo none se kugira impanuka ni ibya danger. Oya, kugira impanuka ni ibya ntago ari ibya danger kuko ni ibintu bibaho, ariko tuje kubabwira ahantu impanuka yabereye. None ndetse dufite barashyira amafoto muri aho hejuru kuri dashboard arya niko byo byita bite mana nyagasani. Ubu ngomba kuzantraininga bitera kuko bitera dahari. No kuvuga ngo impanuka yabaye ku masa, bari kuvuga ngo no ngo saa 9. Yes, impanuka yabaye ku mu masaha ya saa 9 z'ijoro. Hari abantu bahise bandika ngo ntago bibaho ngo misi gutaha saa 9. Wese si umuntu misi gutaha saa 9. Yego ako kantu kabagaciyemo niko katabaga gasirimutse, ariko saa 9 uri wenyine uri misi bigo rumuko je narinzi ko ari amasaha ataha ari arayindushyi. Nakomeje kubivuga kenshi na mukanya narindi kunuze ngo ye muhungo wagira uruhuka kweri naruhuka nte ko naraye amajoro nshaka inkuru. Ubwo saa 9 nibwo Miss Muheto yakoze impanuka, ariko ubwo muri kureba aho ngaho ayo mafoto naho impanuka yabereye. Abantu bazi za Kimironko ahitwa kuri Freedom House, umanuka ugana harya ya shuri wizeho nirihe bite agurize diga Kimironko. Narinzi ko nawe uri mu bize Kigali Parents, ariko none ndumva nawe uri nkanjye. Nawe wize ku Karubanda nize za Musanze. Naringize ngo wize ku Karubanda. Hanyuma rero ubu Imana ishimwe, uretse ayo mazu yangiritse n'imodoka ririmo yari yangiritse, izo zo murazizi. Hari amasaro ari aharebana na Freedom House. Mbarangiye neza abantu bazi Kimironko, aho ku bantu batazi Kimironko mbe muriho muraho ntago mwahamenye. Iyo mpanuka rero ngo iteye ite yabaye ku isaha y'isa 9. Yega abantu benshi bari kujya impaka ku mwana w'umukobwa gutaha izo saha ke ntacyo. Noneho Miss Rwanda bite fata Miss Rwanda muhatu umuhanda wa wenyine aratwaye wenda arananiwe cyangwa se yanyweye kuri ka champagne. Gahunda yatumweresi yari yayubahirije, yes, ariko wenda ntiyananyweye, ariko umunaniro you guys arananiwe. Ibintu byo kuvuga ngo gahunda yo kunywa resi ngo yayubahirije, wigeze upima icyaka yari afite? Nicyo kintu wasanga yari afite icupa, wasanga yari afite n'icupa hariya mu modoka akabateretsemo icupa. Baturebere ko nta champagne irimo, kuko amakuru ufite ngo akunda ka champagne. Biravuga ko akunda ka champagne pe, ngo akunda ka champagne, ngo mama shenye ngo ka champagne ngo kamugwa neza. Wiwe ka champagne, abantu banywa ma champagne ndabasuhuje, ngo akunda ka champagne. Niyo makuru mfite. Jihad rero saa 9 ikintu dukwiye kuganira sibyo. Gerageza uhuze Miss Rwanda amasaha yakoreye impanuka, wongere uhuze icyatumye impanuka iba. Yange bikunde nkuko turi abantu mu bintu biteza impanuka na polisi y'igihugu irabizi n'inzoga zibamo. Yego sibyo cyane. Twongere turebe iki kintu. Oya, ikintu giteza impanuka n'inzoga zibamo rwose turabyemera. Kuko akaza akora ntabwo ziriya saha arizo bataha, kuko akora mu Mbuto Foundation, ntabwo arizo bataha. Bataha kare, keretse nimba ari muri gahunda z'akazi kandi ntashinzwe umutekano mu muhanda, keretse nimba ashinzwe umutekano mu muhanda. Kuko tuzi neza ko bitera impanuka zibaho, ariko nk'ari amasaha umunaniro ubaho. Ariko muri bimwe mu bitera impanuka no kunywa inzoga birimo, no gutwara wanyoye. Oya, ntabwo kunywa inzoga bihita bitera impanuka, gutwara wanyweye aho turumvikana, kuko ntabwo umuntu wese unywa inzoga ahita akora impanuka. Oya, mu bitera impanuka no kunywa inzoga birimo, keretse nimba nibeshya.
uyu mwana w'umukobwa rero umukobwa w'u Rwanda nyampinga Miss Rwanda Muheto Divine yakoze iyo mpanuka amafoto muri kuyabona muri dashboard sinshobora gukora space nk'umuntu ukirira muri dashboard adahari niho muri system ya hano noneho bite uhita unafata izo saha umwana w'umukobwa yaravuye hehe umwana w'umukobwa yego ntabwo twavuga ngo yari kumwe nande yari wenyine pe yari wenyine mu modoka ahubwo ubu mugiye kumenya byagenze gute kugira ngo agere kwa muganga kuko ayo masaha ntabwo haba hari kugenda abantu benshi Imana dufashije aracyahumeka ikintu oya yagize ikibazo cy'ijisho hari ijisho rimwe ryangiritse ryangiritse ariko buriya baraza oya niyo atakwambara fime kwambara fime yakira abaganga b'amaso baramwitaho abantu bari kubaza ngo arwariye kwa Nyirinkwaya niho bahise bamujyana yatwawe n'umutanzania yagiriwe neza n'umuntu atazi abantu atazi umutanzania wamutwaye mu modoka hari urubyiruko rw'abahungu rwari ruri muri iyo mihanda rwahagaritse amamodoka ruhagarika iyo modoka umutanzania mutwara kwa muganga bagerageje guhamagara iwabo barababura banga kwitaba telefone ye ngo yayihamagaye Abatanzania batwara ibikamyo se oya n'umuti none se hari igikamyo kiba ariko barabitera oya n'umuti gusa uwo muntu wamutwaye kwa muganga ni umutanzania ni ukuvuga ngo Muheto ngo na telefone ye biravugwa yuko yabuze ahubwo bashaka iyo telefone kuko ishobora kuba irimo ibimenyetso itabura hanyuma ikindi bahamagaye iwabo ntiyitaba telefone aza gutanga nimero yibuka mu mutwe z'umwana w'umuhungu arahagera nawe ahamagaye iwabo banga kwitaba biba ngombwa ko ahita iwabo baza kwa muganga uwo mwana w'umuhungu yabasha kwibuka nimero ye mbere yo kwibuka nimero ya mama we cyangwa oya nimero ya mama we bayihamagaye ntiyayitaba hari igihe tugira inshuti tukaba twafata nimero zabo mu mutwe ya nuko ariko abantu bari kuvuga ubwo bari kwibaza ngo si yo mpanuka yabaye itewe n'iki nta kindi kinyabiziga babisikanye we yagiye yinjira muri iriya nzu tu ngo yarafite icyitwa umuvuduko kuko mu iyo modoka abantu bamanutse yego abantu bari n'amaguru yarafite icyitwa umuvuduko uri hejuru ndavuga se okay none se mu kugira umuvuduko reka mvuga kaka yego ukuvuga kenshi na polisi y'u Rwanda ishinzwe umutekano mu muhanda ibigaragaza kenshi cyane impanuka ziterwa n'ubusinzi cyangwa impanuka ziterwa n'ubusinzi akenshi zikunze kuba nijoro muri ariya masaha ibinyabiziga byamaze kuva mu muhanda ibinyabiziga byose byamaze kuva ku muhanda umuntu utwaye wenda yasinze akirara akihuta cyane bikaba byamuteza impanuka akanumva yuko ari mu muhanda wenyine nta bindi binyabiziga bari bubisikane yes ibyo bintu byagiye bigaragazwa kenshi n'amamanuka menshi y'abantu yatewe n'ubusinzi agiye aba nijoro amamodoka yose atarimo kubera kwirara mu muhanda azwi ko ari wenyine bikaba byamuviraho ingaruka z'impanuka turebe iki kintu impanuka yabaye saa 9 mu rukerera rw'iri joro yarari wenyine mu muhanda uriya muhanda urawuzi Djihad wa Kimironko uriya muhanda wa Kimironko ntawe utawuzi nta binogo birimo ntabyo okay nanjye umva maze mbabwire nanjye mperutse mu Rwanda
namaze imyaka 13 mba muri Amerika, ariko naje mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu, navuye mu kwa munani. Yego. Ariko ukuntu ibintu bimeze byo mu Rwanda uko watwara kose, kubera bitewe n'imihanda yaho, niyo waba uri soba utanyweye cyangwa wanyweye, uba ufite amahirwe yo gukora impanuka bitewe n'ukuntu imihanda imeze, naho uri gutwara n'igihe urimo n'ibyishimo urimo cyangwa n'umubabaro urimo. Okay. Rero kuba uriya mwari yakoze impanuka igihe yayikoreye, ntabwo wavuga ngo yasinze cyangwa yarari soba, ariko ukuntu njye nabibonye, kuvuga ngo bigenze kuri utaye umuhanda ufashe imodoka uyegetse hariya, haba harimo akantu washyizemo. Aha. Nubwo kagarukeho subiramo kugira ngo abanyarwanda bakumve neza. Aha. Buretse gato umva wa munyamerika, mbabari rusubiriramo ako kantu abantu bakumve neza. Akantu nibwo akantu bwoko ki kavuge. Akantu mvuze, waba wasinze yego utasinze, imihanda yo mu Rwanda iragoye. Ariko hari ahantu iriya modoka yegetse, hariya haba harimo akantu ufite kari kugenda mu maraso. Ako kantu kagenda mu maraso nagaki kagenda, ako kantu niko nshaka mbwira kagenda mu maraso. Ngewe ibindi nta nubwo ibindi ndi kubikora. Kaba gafite imibare, kaba gafite alcohol percent, bamufashe ako polisi yamufashe ikamujyana ahantu. Demve wisibanga witujijisha. Ako kantu uvuga ngo kashobora kuba na umva uko nishijishije. Oya wewe wishije niba ikoze, umva ntago nijishije niba iyo accident yabaye. Uya mafoto ngawe muri dashboard n'abandi nibayarebeho. Imufata ngo imujyane mu gitanda cyiwe aryame, ikamujyana ahantu ikamukoresha test isanzwe ikoresha abantu bose bo mu Rwanda, kuko nanjye barazinkoresha ndi mu Rwanda. Aho ngaho nago uri umuntu muzima byagenda kuriye, wenda wakora impanuka isanzwe wakora impanuka, ariko hakuriye iramanuka uri umupolisi nawe ukaza ugasanga iriya modoka ihagaze hariya imeze kuriya hariya hantu, uhita ubona ko hariya ni ukumukoresha test. Niba bamukoresheje test, ndabizi hariya rero ntago iriya test yayijabuka, niyo yaba ari akagenda. Reka da umwana w'umukobwa umva Demve, ijisho ryamubyimbanye, nta nubwo ambulance ariyo yahageze, banamutwaye kwa muganga mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ariko bwari ubutabazi bw'ibanze. Bamutwaye kwa muganga na polisi zitarahagera. Biravugwa ko na polisi zari zitarahagera. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo rero wenda polisi ishobora, uriya mwana ashobora kwamo mu gitondo ugasanga nta makuru abikurikiye hari, ugahita usanga gusa yabaye byari birarangiye. Yego komana, ndashaka kumenyesha ko bakomeje gukumakuma ngo n'amakuru atajya hanze. Urumva ayo makuru nayo nyabibire ngo muramenye ngo ntibijye hanze. Kandi nkwakuze Djihad, mba ndi mu mihanda nshaka amakuru, izo nkuru zingwaho kwa muganga bati umva nkubwire Djihad, nanjye baramfashe. Yego atari ukubeshya. Yego urumva ngiye baramfashe, sibyo? Nawe wari waparitse mu nzu kuriya se nshuti yanjye. Oya polisi zo mu Rwanda urukumva
nje naraje mu Rwanda nkajya mva nk'ahantu nkahita ngena nk'ahantu polisi impagarika ikambwira ngo guhamo hano urebe ngo ufite imiziki myinshi ngo turi kubanga umeze gutya. Ahubwo njye ndashaka kumenya mu modoka Miss Rwanda yarafitemo iyihe ndirimbo? iyo ndirimbo aze kuza kuyikubwira atari maratubwira ibintu byo muri Amerika ngo ni Nkakuze. Ku mihanda Kimironko turi kuganira ku mihanda ya Kimironko cyokora ariko ese uyimumanura bisemumanura yavuga Kimironko na Amerika yatubwiraga amateka twagiye Muheto Djihad reka dusome uyu muntu bitaka Captain Badlayer. Yego. Ibi postinze mu mwanya. Yego. Yavuze ngo mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu ahagana mu masaa 9 z'ijoro Miss Muheto yakoze impanuka ikomeye imanikinga akaboko. Ubu ntibaramenya icyateye impanuka, niba ari ikibazo imodoka yagize cyangwa ari ikibazo cy'ubusinzi. Haracyakorwa iperereza. Iperereza barikore babanze bagende bamupimire kwa Nyirinkwaya. Iperereza rikorwe hamenyekane icyateye impanuka cyangwa ikintu cyari kigiye guhitana ubuzima bwa Miss Rwanda. Rwose iki kintu turashaka kukimenya, icyateje iyi mpanuka bakitubwire kugira ngo tumenye ikintu cyari kigiye gutuma Miss Rwanda wacu ahatakariza ubuzima, kuko ikibazo yagize ni ikijisho ngo ryangiritse ariko ryo ibyijisho kuko ngo bamutwaye kwa muganga vuba ari kuvirirana cyane. Iyo badanatabara hari ikindi kibazo cyari kumubaho, yari ari kuvirirana cyane byadanje. Polisi yari tarahagera, banamutwaye mu buryo butemewe n'amategeko ariko butabaye, kuko abenshi niyo bagize impanuka bahakurwa na ambulance n'izindi modoka zibishinzwe na polisi yahageze. Ariko turashimira abaturage nubwo bamutwaye mu buryo butemewe n'amategeko nta kibazo bagize neza. Umutanzania wallahi bahagaze mu muhanda barahenura bati dutabara umuvandimwe, banakubiza ijisho amayenga cyambate, kuko iyo bategereza polisi amaraso yari kumushiramo bikaba byanamuviramo gupfa. Urumva, turashimira aba bantu bamutwaye kwa muganga, Imana ibahumugisha, mwakoze ubutabazi bw'ibanze. Ariko je nabashije kugera kwa Nyirinkwaya, icyakubwira ukuntu famille ze zadusuzuguye nuko je zitari kumbarana nigize nk'ininja. Ntago bashakaga kumenya icyo umukobwa wabo yabaye, ntibashakaga kumenya ngo byagenze gute. Habari bahubwo bacika muceceke, abandi barira muceceke, abandi barira muceceke. Hageze abantu bararira bati ninde wapfuye, habaye iki? Miss wacu stop, aracyari muzima, stop. Ntibashakaga kumenya ngo ahubwo ubu ku buryo bari no kuvuga bati ntabwo dushaka ko makuru ajya hanze. Umva sha mbona ngewe hari ukuntu ngera hano kagira ngewe nabashije kugera kwa muganga, hari ukuntu nyine mpagira ukagira ngo si Djihad. Ababyeyi be bahageze mari kuko yagejejwe kwa muganga n'abantu n'uwo Mutanzania. Urumva Djihad ndangije ariko mbona ute ko ndaramaze, ariko bite impanuka ikiba directly inkuru zahise zingeraho. Uri kumva, ahubwo imodoka itabamo airbag uriya mukobwa yari gukomereka cyane. Uri kumva, ni ukuvuga ngo ngewe impanuka yaba nizo saa 9:40 n'ingahe yarakira aho ngaho bahamagara mbega yari kumererwa nabi. Wenda niyo batamutwara gusa nizere yuko batari buze kugira ikibazo cy'uko yagiye kwa muganga atatwaweyo n'inzego zibishinzwe. Amakuru mfite nuko yatwaweyo n'Umutanzania, hanyuma ibintu birakomeza bityo. Ariko turashaka kumenya icyateye impanuka ni iki.
icyateye impanuka ya polisi iraza kuza kugitanga bagitangaze badufashe bagera aho umurwayi ari banarashe no kubitamo ka kantu katuma ubona nimba umuntu yasinze bakurikira iperereza kuko uyu mwana w'umukobwa yaparitsemo hariya ibibazo mbona birabaye ndavuga nti awuzubirahi ase nanone hari ibintu turimo turavuga tugasimbuka mu masaa 9 z'ijoro Miss Rwanda yaravuye subiramo ako kantu bite nka rya jambo ry'Imana twigira kwa Minyoni ati subiramo mu masaa 9 z'ijoro urukerera rwo muri iri joro ry'uwa gatandatu Miss Rwanda yaravuye ava he ku buryo byanateza impanuka nta n'ikindi kinyabiziga nta n'ibinongo biri mu muhanda ibyo bintu ugomba kumenyekana yaravuye muri gahunda ya tumweresi cyangwa se birashoboka ko yaravuye mu kabari cyangwa muri club cyangwa muri gusangira n'abantu cyangwa se avuye kuko ntago yaravuye gusura inshuti kuko abantu basura ninjoro nabo se hari urugo ruba rugisurwa mu majoro we cyangwa abanyakigali musigaye mwarahinduye system yo gusurwa ninjoro cyangwa se yarari ku mpamvu z'akazi ibintu nk'ibyo kuko jye wari amasaha amenyereye ko ari indushyi n'ibirara hari amasaha saa 9 ari amasaha twavuga yuko twagakwiye kuvuga yuko yaravuye no muri club kandi club zigaze zifunga saa 7 saa 6 iyo rwose zisigaye zifunga saa 8 ugahita ugera mu rugo kandi nanone nka Miss Rwanda ntabwo baba bagomba gufunga uhari uba ugomba kuba wagiye kare keretse nimba yaravuye gusura inshuti ze ariko izi nshuti nazo za muri ririya joro se ririya saa 9 itaha indaya na za marine nkanjye ukora umwuga w'uburaya ariya amasaha ndayazi urumva ntayacu n'indushyi n'abantu bananiranye urumva use nka Miss Rwanda koko oya ntago wari ibyo ari mu mpamvu z'akazi we ntago ibyo yabijyamo kuko njyewe nkanjye kuko nkora umwuga w'uburaya ari amasaha n'ayanjye désolé frère dandaza amagara ari amasaha n'ay'indaya keretse nimba ari yasinziriye cyangwa yasinze cyangwa nyine nawe yarahinduye system asigaye ubwo keretse nawe nimba yarasigaye ari maraya mwenzangu nibyo ntazi ariko simbimushinja ni Miss ntago abamisi baba indaya twebwe uriya ntagariwe ntagari ari indaya rero ari amasaha vraiment abana b'abakobwa nk'ari amasaha baba baryamye kugira ngo babashe kuruhura umubiri banagira uruhu rwiza kuko iyo uryamye ugira uruhu rwiza kandi ubona nakobanye sinjya ndyama bro sinjya ndyama murumva aha rero nkatwe mwana noneho ibaze nko mu minsi utari ufite n'umuntu umutwaye wallahi cyokora iyi mihanda ni danje umuntu utari ufite umuntu umutwaye noneho ikintu gitangaje Djihad ikintu gitangaje cyane kandi kinashimishije cyane uriya mu Tanzania wamuhaye lift amugeza ku bitaro man ibingibi navuga yuko biza mu kubana neza n'ibindi bihugu ku buryo abaturage bose ba East Africa tubumwe ongeraho no kubana neza n'abantu kuko inshuti uyikura ku nzira umuntu akugirira neza atakuzi utamuzi ibi bihita bitwereke ko tutagomba guhemuka no guhemukirana bro urahari cyane mukuru wanjye tuba tugomba kudahemukirana ariko rero aka kantu nako ni kapya nako n'umuganda ajya avuga ngo ako ni kapya hari umuganda ugira utya ati ako ni kapya aka kantu ni gashasha kubona nyampinga w'u Rwanda bukaya Nahimana Pascal araje tugute gutizwa n'iki oya atago tatese ubwo
ariko yatinze gutaha ananiwe, wenda yarananiwe, wenda sha ibintu nk'ibyo. ubundi ushaka Fromire navuga n'iki kintu, Mana imbabarire, ariko sha byanga byakunda Miss Rwanda Imana yakinze akaboko. Akose Djihad nanone wabashije kumusura ku bitaro kugira ngo wumve. Yego kuba ngubu nibyo nshaka, ndashaka kujya gusura Miss Rwanda Muheto. Muheto abantu bari kumbaza ngo ni ibiki. Miss Rwanda Muheto Divine yagize accident, impanuka yaratwaye hariya kuri Freedom House, agonga inzu zikoreramo amasaro. Ewana nta kintu yabaye, nta kibazo cyabaye uretse ijisho ryangiritse ryagize akabazo gato. Abaganga baramukurikirana. Miss wacu tumubona ari muzima, yatwawe kwa muganga n'umutanzania. Tubigaruke uko bigomba kuduha kubana neza n'abantu no kutagira ubugome, amashyari n'inzangano no guhemukirana. Ibi birahita biba urugero rwiza kuri kuba ntago ngiye kuvuga ngo ku bakobwa bari muri Miss kuko n'utari muri Miss Rwanda, n'utari Miss yakora impanuka. Ibi biraba urugero rwiza kuko yajyanwe kwa muganga na polisi zitarahagera, sibyo? Iyo ndiyo nkuru nakwihera n'inzego zibishe, kuko yagiye kwa muganga na ambulance ntibari kuyitegereza kuko yari ari kuva cyane, amaraso yari kumushiramo. So turashimira rero abantu bamugejeje kwa muganga, ubari kwa Nyirinkwaya alhamdulillah. Ariko mureke twibukiranya aka kantu, twige kubana neza, kuko nubuzi uzakugirira neza. Umutanzania mama shenge we niwe wamutwaye mu modoka ye wallahi. Ni imodoka yewe bwoko niba abatanzania bibikamyo ducanga ja. Oya no kuvuga ngo uwo muntu wamutwaye mu modoka ye, abantu bari kwandika hano ngo cyangwa yaravuye gushyira ibimenyetso muri system. Ariko abantu namwe muri abagome vrem aka kantu musize. Reka twibukiranye Djihad. Mu minsi yashize Miss Muheto yagaragaye yagaragaye yarari mu bukwe yasinze. Yes. Ubu noneho kuri Twitter araza kwandika ngo iki? Araza kwandika yuko just like that, fete murumva nago nari nasinze. Miss Muheto ari kugaragaraho kane cecekere. Denver ngiye kukuzamura, ariko nongeye kutubwira amateka yo muri Amerika. Nongeye kutubwira ko wavuye muri Amerika rwose, twe twibera mu biryogo niho mwana imyaka 13 wowe ahubwo uze hano na naturemera ufite ibifaranga. Umuntu mara imyaka 13 muri Amerika akaba yarataragera mu Rwanda, urikenyereye. Oya wenda nuko nakare gaciyemo mu by'ukuri. Kandi nyine nkunda mbandahanga nyine ndikumva ibiganiro byose anye mashaka gutanga ibitekerezo. Ariko nuko ukuntu numvishe mwabivuze wenda nashatse wenda nko kubivuga nanjye ukuntu abibonye, ariko bitewe n'ukuntu wenda ndikumva nk'ibiganiro muri kujya muhavinga muri kuvuga, wenda nashyizemo Amerika kubera ko nyine niho ntuye kandi nanjye nibwo narinje, ariko murambabarira kubera ko nabivuze wenda ntago ari kuvuga ngo nubwo matuye ntago ariho navukiye, ntago ari iwacu. Ariko mu by'ukuri nyine hari ukuntu iyo ukomye ingasire ukoma abavuga ngo iki aricyo iyo ukomye ingasire ngo ukoma n'urusyo, sibyo? So rero tutajye mu bintu byinshi nk'ukuntu biriya bintu nabibonye nanjye nkunda gukurikirana nyine ibintu biri going on, ariko ntago wenda twajajinga biriya bintu byose ngo tuvuge ngo byagenze gutya, buri muntu azane ajya yiwe avuge ngo nuko byagenze gutya.
ariko uko byagenze kose nk'ukuntu nyine mugabo yabivuze uko bizagenda tuzabitegereza turebe uko bimeze ariko wenda igitekerezo natanze nk'ukuntu ibintu bimeze ubundi ukuntu ibintu byendinza hapo niho investigation itangirira ariko ntago tangirira bitewe naho umuntu ari bamusanze bari kumubaza uko byagenze ahubwo babanza kureba aho ibintu byarangiriye nyuma yaho bakaza nawe gusanga kumushaka aho ari noneho bakaza nyine kumenya uko byagenze ariko babimenya nyuma ya investigation ya nyayo iri sophisticated kandi ndabizi mu Rwanda ariko rero Denvi uri kuvuga ngo turi kujajinga wewe tuvanga kubera yuko twe turi kuvuga ku mpanuka ahubwo tukavuga ibyo polisi yatangaje bituma impanuka iba noneho sibyo turumvikana noneho kimwe muri ibyo kirimo ikitumye turi hano ni uko impanuka yabaye naho yabereye ikindi ni ugushimira abantu bamutwaye kwa muganga bakoze ubutabazi bw'ibanze kuko iyo barindira inzego zibishinzwe yari kuva amaraso yari kumushiramo ni ukuvuga ngo yanageze kwa muganga mu buryo butemewe n'amategeko nabyo turabishima kuko ni igikorwa cyiza abantu bakoze Imana ibaha umugisha yo mu ijuru niyo mpamvu ahubwo na leta akakantu gahindure nka gutya kuvuga ngo buri munyarwanda bijisho rya mugenzi we anatabare mugenzi we kuko hari abantu bapfa bageze kwa muganga batarahagera kubera gutinda bitewe n'impanuka ziba zabarereye mu mihanda bagahamagara kuko nta n'umuntu wemerewe gutwara umuntu wagize impanuka mu muhanda ntawe uretse inzego zibishinzwe ntawe uretse inzego zibishinzwe bagakora raporo ngufi kuko niyo aramuka uretse ko Imana itabyemeye iyo aramuka nabaguyeho bari kugira ibibazo nanone kandi bakoze ubutabazi urumva icyo mukibuke ibyo ngibyo birumvikana kandi cyane ariko nyine impanuka ni ubusinzi impanuka nk'ingiyi nta kuntu waba uri umuntu wanyweye amazi ukurira amanuka kandi usanzwe utwara imodoka none se ubundi wowe ariko ubundi Denvi wowe ko Denvi umva mugabo ko Denvi afite kutuvanga uri kugaruka rero Denvi nawe ufite indimi ebyiri uragacakura ahubwo bite mumanure Denvi ati gute mbere yuko aragira ikintu avuga uyu mugabo arimo araca urubanza uyu mugabo ari guca urubanza noneho akagaruka akigira Marie Jose akongera akagaruka akigira Jolie Buteye ariko Denvi wakizongewe gicoca uruganza uraza gukina n'ubwonko bw'abanyarwanda hagaze ahangaha babanyabwenge bazi gutekereza umwanya mutaraza akavuga ngo muri kujajinga ngo izo judgmental sijui ni judgmental ngo muri kuzana n'akantu k'agacakura karangaha kigize ka Jolie Buteye none harongera aragarutse yemeje yuko ngo yashizemo akantu twamubaza ngo akantu nakahe akaruca akanumira akahita avuga ko muri Amerika uzongera kuza kuri space zanjye ndabona ubundi yemenyereye kutakira abantu ahangaha bavuga ubundi space zanjye abantu baraza bakumva ufite icyo avuga arazamuka ariko araje ngo umwanya umwe akaza akavuga ngo turi kuvuga ngo tukavuga ngo icyabiteye ngo kandi tutakizi ndakaza none tukamusobanurira tuti yewe uyu muntu twavuze ibiranga impanuka undi mwanya akaza agahita aca urubanza yabaye umugenzacyaha yabaye umushinjacyaha yabaye na perezida w'urukiko ngo n'ubusinzi ariko wa muhungu wewe ntunyobye ushobora kuza gutuma mvuga ijambo ribi ariko Imana imbabarire yego urakoze ku musanzu w'ibitekerezo byawe utanze ariko hari ushatse gushuka abanyarwanda utangiye no kuzana mbega wari uduhinduye gabeji tumwihanganire n'uwacu nose twamujugunya nadufashe yego urakoze ku bitekerezo byawe ariko fasha pe ariko rwose
areka rwose Djihad ibyayira ikibazo irakiriga ni wacu gusa jewe na cyane rwose. Noneho rero tugarutse kuri po yacu, igihari nuko Miss Muheto yakoze impanuka, gusa amakuru ufite nuko bashatse ko bitajya hanze, ariko namwe murabizi ko ndisutwa ko njyewe ngira urugambo banayenze ndi na urugambo ndarukora, ariko nkarukora mu buryo bw'igisirimu nyine mu magambo make sinzanemo ububobo, ariko nyine nkaruzanamo n'ibintu byo gukomana. Nyine njyewe ngira urugambo, iyo nkuru ntiyangeraho ngo nyiceceke. Kandi iyi mpanuka yanabaye inigishe benshi, ndetse inigishe Muheto ntazanongere gutwara ariya masaha ari na wenyine disi we, hega ni misi. Ikindi nimba uko atamenya ko yageze kwa muganga, nawe naca ku bantu azabatware, azifuze kutagira inabi, ariko shamuhe hari abantu bari kunyandikira hano bakavuga ngo ewe ngo Karumiza beach ngo iyi ni Imana iri kumwigisha ko yahemukiye nde. Mumbabarire ntagenze iby'ubuhemu bwa Muheto, mw'abantu mwe mureke kwandikira ibintu byanyu kwa Jinara Yesu. Mwami Yesu, aba bantu bitereka mbanze mpambiriza abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu pepuka Jinara Yesu. Abantu muri kuzana ideology zanyu z'ubugoryi no kwangisha abantu abandi, ngongwe Imana ni ikoma. None se Muheto yagize ati ndabiyamye mwihaye ngo Karumiza beach muraje mu magambo make kubyerekeye ubu koko Muheto yampamagara nkamwoherereza umusare. Muheto niyungiye umpamagara connection zanjye zapfuye cyangwa uri muranyu turi kukumva 5 kuri 5 5 kwa 5 urumva. navuga ngo abantu bakwita mu ijajwa cyangwa abantu ngo bakwita ngo umuntu ugira ubugambo, ahubwo Djihad ni gacuma k'amagambo ako kan gacuma k'amagambo yohoza akayasesengura akayavuga. Noya nushaka ubunkozi cyo bita kuyatoto. Njewe nyine ngira urugambo pe kuri ku nkuru nk'izi, ariko ubwo urumva koko nari kumenya ko Miss Muheto yagize impanuka simbibwira abanyarwanda ngo banamusengere. Ariko uzi ko muri abana ninjye muntu wanabivuze hano mu Rwanda, ariko natutswe bari bashatse kubikomakoma ngo bitamenye kana ayima kanya. Miss Muheto arwariye he? Ari kwa Nyirinkwaya. Imana imube hafi, Miss wacu amahoro kirakira cyamira kuri perereza cyatuye yamanuka yashatse gutanga ubuzima bwa Miss wacu. Kandi cyose tunasaba polisi igihugu yuko byose bigomba kujya hanze kugira ngo dukomeze kwirinda impanuka. Dufashe natutangariza icyateye impanuka, nimba ari ukubura feri, nimba yarananiwe, nimba abana mupimye bagasanga yanyweye ka champagne, kuko tumuziho ko ari umusinzi. Akantu k'ubusinzi ko tukamuziho mw'abantu umwe yigeze no gusindira mu bukuru ibintu sindinya kubivuga imbere y'Imana ibyumve. Yego abayanyweye ise yiguriye, ariko ariko aka kantu ko kuba tukamuziho vrema. Mumbabarire nkavuge gutya. Yego ngira urugambo, nubwo urugambo ngira ruri professional. Tumuze akantu kuko akunda ka champagne. Muribuka ko no mu bukwe byigeze guhwihwiswa bivuga yuko yasindiye mu bukwe bw'ishutizi. Ahubwo noneho umuntu akurikirane uyu mwana w'umukobwa yaravuye he badi. Yego ntitushinzwe kumenya aho yaravuye, ni uburenganzira bwe buri private. Ariko byose tunasaba abasore bamurangira yuko baza kuza kwidukura. Oya abasore bamurangira badutangarize, kuko bahageze Muheto yagejejwe kwa muganga kera. Kuko turashimira abantu bamutabaye n'ubu. Munyemerere mushireho imitima mwese tushimira abantu bamutabaye, kuko iyo bategereza ko mutabazi buhagera nkuko bikurikizwa amategeko amaraso yari kuruhuka yamushizemo, kuko yari kuva cyane ewana.
mwana sha mwana nyine ntabwo byoroshye nanjye mu kanya reka nje kureba misa Grace Global Linked Education Services tubabwira uburyo ifasha abanyeshuri kujya kwiga mu mahanga. Uyu munsi turi kumwe n'abanyeshuri barenga 30 bagiye kujya kwiga mu mahanga kandi bifashwemo na cya kigo Global Linked Education Services muri rusange. Aka kanya bagiye muri medical check up, turi kumwe nabo kugira ngo batubwire imvo n'imvano idonido. Abasemeze bite? You okay? Yeah. Meze fresh hoy? Yes. Bakwita Rene. Rene. Ugiye kwiga? Nitwa Rene, nkaba ngiye kwiga Artificial Intelligence muri Nanjing University. Ubwo ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni mu gihugu cy'Ubushinwa? Yego, ni mu Bushinwa. Cy'Ubushinwa Nanjing ni iki byose? Yego. Nanjing University in China. Yego. Full scholarship warayibonye? Yes. Amadolari 300 turayiteguye. Cyane. Waplainze ryari? Naplainze mu guhera mu kwa 7 nibwo natangiye. Mbona admission mu mpera z'ukwa 7. Yeah. Yerekana ko nemerewe, nabonye kaminuza mu Bushinwa yo kwiga ibyo nayo nasabye. Wabyizeye gute ibi bintu? Kabana bavuga ati ibintu hari gihe biba bigoranye. Ubwa mbere ubundi ngiye cyangwa bimfashemo nayo mfite mukuru wanjye wahize. Ashobora kuba ari abangaba bari baramufashije ubu ngubu nawe ari mu Bushinwa. Yego. Nanjye ndavuga ati ibyo aribyo byose nimba baramufashije akagerayo, nanjye nishwadi ko ngomba kujyayo bakamfasha bigacamo. Uzaduhagarara Gitwari. Yego. Umusabe meze bite? Meze neza. Ko mbona wakunje umunyasa. Wishakira gaporande? Bakwita? Nitwa Ndorimana Eri. Eri? Ugiye kwiga? Ngiye kwiga muri Shanghai University. General Nursing. General Nursing. Winshinge zirakureba. Waplainze ryari wose? Naplainze ku itariki 10 z'ukwa gatanu. Admission yatanyibona ku itariki 13 z'ukwa gatandatu. Birihuta kandi bya bintu. Bya bintu se birakora cyangwa? Nabonye bikora ko mfite bagenzi banjye bagiye mbere, twe twarazanye niba banzanye hano. Umujama wawe unabwira nti ibi bintu ubizemo cyangwa ubwira nti yarambwiye ngo mbizemo kuko nawe yahise agenda aransiga. Yaragusize. Ageze ishyari ryiza. Okay. Urugendo rwiza n'amasomo meza. Umusabe meze bite wowe? Ni sawa. Kagofero kareba imbere. Ariko ugiye kwiga hip hop mu Bushinwa. Nitwa Nibizi Prince. Ngiye kwiga computer science muri Taizu University. Alai. Umwinformatisi. Cyane. Ari n'abagenzi bawe turi kumwe hano? Oya bagomba kuba bahari ndakeka. Nago wabura. Kuki wahisemo Grace? Okay, so Grace nanjye nyibona bwa mbere actually nabonye kuri DCTV. Wow. Kuri ad natangiye application nko mu kwa gatanu, nko kuri 18 kwa gatanu. Admission nyibona mu matariki ya mbere kwa gatandatu. Nyine ni bibirihuta kandi uko bigaragara kuko nubundi nanjye nabonye nk'abandi bagiye nka gutya natwe bimeze. Urumva ari byo byane motivation no kubyizera kandi urebye biranakora. Yego. Imana izabane namwe mu rugendo rwanyu. Murakoze cyane. Abasaza. Sister meze neza? Ndakomeye. Ko nta byishimo barwo no gusiga ababyeyi na sheri mu Rwanda. Wabimenye. Umenye buravunerega. Umeze fresh. Yego. Bakwita? Nitwa Divine. Nyine nanjye nabonye admission bifashijwemo n'aba ngaba. Nkaba ngiye gutangira university. Mu cye gihugu? Mu Bushinwa. Ugiye mu Bushinwa? Yego. Kuki wahise mu Bushinwa? Niho byihutaga. Ariko nta n'icyo hatwaye. Ni fresh. Scholarship bakaba kameze sawa. Ntago nyine biba bihenze. Bose bari abantu tipo umushinwa uzashobokana. Ubwo bwiza. Waplainze ryari admission ryari? Naplainze mu kwa gatandatu. Na admission yaje muri uko kwezi nabwo ni mu kwa gatandatu. Amafaranga se service ko atubwira ngo umuntu ngayishyura ngo admission imaze kuboneka nibyo koko?
murumvikana byose n'ubwumvikane nyine barumvikana uvuga ibyo ufite nabo bakakubwira ibishoboka ibintu bikagenda neza cyane. Amahirwe masa mu gihugu cy'Ubushinwa. Umusaba bimeze bite? Sawa. Bakwita? Amazina nitwa Victor Dusengumuremyi. Nkaba naragiriwe amahirwe yo kubona ikigo ku mugabane wa Aziya mu gihugu cy'Ubushinwa kuri kaminuza yitwa Jiangsu University of Science and Technology. Nkaba ngiye kwiga masters muri Energy and Power Engineering kuri full scholarship with stipend ya buri kwezi. Ugiye kwiga masters? Yego. So iyi company rero kuyimenya nabibwiwe n'umuvandimwe nawe wahize abifashijwemo na Global Linked Education. Anabari amahirwe cyane ku bana b'Abanyarwanda, ku rubyiruko cyane ariko rwujuje ibisabwa. Kuko ntago ari buri umwe wese ujyayo. Iyo wujuje ibisabwa byose ubona ikigo kandi ikigo cyiza bitewe n'ibyo wize. Yego. Nkaba rero by'umwihariko nashimira nubwo bikiri hagati ariko dufite icyizere. Iki ni icyizere kiba kigaragaza ubufatanye bwiza bwa leta y'u Rwanda n'Ubushinwa. Yego. Kuko ikigo nticyaguha admission cyangwa se ngo kikugirire icyizere kiguha ikigo hatari good reputations y'igihugu. So ubwo rero ndashimira by'umwihariko Global Linked Education kuri uyu muhate batugaragariza ku bana b'Abanyarwanda, cyane iki cyizere bagenda baturemamo nicyo kizajya kigenda gituma tubwira n'abandi muri rusange. Murakoze cyane. Okay. Amahirwe n'imigisha ndumva wowe noneho ahantu ugeze ari ahantu haryoshye. Yego murakoze. Okay. System is fresh? Meze neza. Uri amahoro? Yego. Bakwita? Nitwa Grace Mbabazi. Unitira muri kigo cyacu? Oya. Ubivuze ubyumva kimwe. Witwa Mbabazi Grace. Yego. Unumva mwicira izina sha? Umeze neza? Meze neza. Wageze muri Global Linked Education Services gute? Yagejejwe nande? Ubyizera uti ko bintu bishobora kuba bikora? Njyewe nahabonye mfashijwemo n'inshuti n'abavandimwe. Then nanjye ndabahamagara nkora application barabimfasha. Nyine ndi gushimira nyine ko biri kugenda bica moto. Yego. Bivuze iki kuba abanyeshuri mugera muri 30 mugiriye rimwe muri medical check up kugira ngo basuzume uko ubuzima bwanyu buhagaze byanye n'indwara ushobora kuzidakira urebe ko bimeze fresh and then mujye kwiga. Bivuze iki kuri wowe? Yego. Ngewe icyo bivuze biranyereka ubumwe hagati yacu. Ikindi birimo kumfasha kubona inshuti kugira ngo wenda bitazatugora turagenda tumenyana bitewe n'ibigo tugiye kujyaho nyine. Yego. Ubwo rero abo tuzajyana biri kumfasha tukamenyerana tugafashanya anytime bakeneye nabo banyenera tukabonana twese. Yego. Ujye kwiga mu kihe gihugu yifakirite mu ihe degree? Ngiye kwiga e-commerce muri Jiangsu muri China. Yego. Yego. Okay, degree? Bachelor's. Bachelor's. Yego. Okay. Amahirwe n'imigisha. Yego, merci. Zaza ducurize ibitagenda ku mbuga nkoranyambaga. Okay. Umusomeze fresh? Ntaribi. Uri amahoro? Ni amahoro rwose. Ko giye kwiga ukiri muto wana? Ntabwo ndi muto cyane. N'ubwanwa butaraza. Gahoro bizaza. Bakwita? Begin. Begin? Yeah. Ni beginning. Ujye kwiga he muri faculty? Ngiye kwiga International Economics and Trade muri China. Muri China? Yeah. Ni bachelor's? Yes. Kuki wese mu China? Donc igihugu cy'Ubushinwa ni kimwe mu bihugu biteye imbere, ni washobora nko kugishyira muri bitanu bya mbere bitewe n'uko bifata. Niyo mpamvu nagihisemo, kuko iyo udashatse abakurusha ibintu ahubwo ukajya mu burusha ibintu bakwambura n'ibyo ufite. Yego. Niyo mpamvu nahisemo kujya mu gihugu cy'Ubushinwa. Wa application yawe wapra inze ryari?
application nayitangiye mu kwa gatandatu nibwo natangiye application. Ukaba ugiye kwiga muri September intake. Yeah. Mu gihugu cy'Ubushinwa. Yes. Musa bonne chance. Merci. Ze kuzacana umucyo. Yego. Hari kugira na courage ubwira abashinwa ati ni ha uzaba nihishe nugerayo. System imeze bite? Meze neza cyane. Uri amahoro? Yego. Mbere na mbere urasa neza. Murakoze. Witwa? Nitwa Tetakesi. Tetakesi? Ugiye kwiga? Ngiye kwiga Jiangsu College. Muri faculté? Pharmacy. Pharmacy. Yego. Ya muri pharmacy nago mutera inshinge. Jene nasingira mutera inshinge gusa. Kucyo hisemo Grace? Grace ni company namenye sanga ikorana n'abantu benshi kandi niyo kwizerwa. Usanze hari abantu benshi yakoreye, so nanjye numva ndayizeye nijyamo nkorana nayo. Ubu tugiye muri processing ya visa. Yego. Ufite icyizere gakangaye kwijana yuko ugomba kuza bagutereyeho. Ubushinwa no icyizere mfite icyizere cya 95%. Yego. Okay. Good luck. Murakoze cyane. Musa? Yo. Wagwan? Sawa. Fresh? Sawa. Uri amahoro? Meze neza ntare. Haritemye. Kuri kugashaza se. Nta kibazo. Uri amahoro? Okwita? King Ruziga. King Ruziga. King Ruziga ubu ugahita ugera muri Shanga ugahita uba King Shanghai. Niho ugiye? Oya, ngiye muri Taiju. Taiju. Sanyigisha imigiye mu Bushinwa numva ibyari. Ugiye kwiga iki? Ngiye kwiga pharmacy. Ugiye kwiga pharmacy nawe? Yeah. Nkabona mwicaranye. Wahisemo gute Grace? Grace nayibwiwe n'inshuti bayimbwiye mvuganye nabo numva n'ubundi nta kibazo barankorera. Ntago process zabo zitinda. Kuburyo abwira umujama mugenzi wawe ati ngwino muri Grace nushaka kujya kaminuza. Ntago bitinda biterwa nawe, bitinda bitewe n'ibyangombwa weho utinda kubona, ariko iyo bifite birihuta. Kandi ngo baranagufasha cyane. Viza ugiye kugenda baguterere muri byizeye cyane. Cyane. Ejo bundi wambuka ujye kwigira kaminuza muri September intake. Cyane rwose. Good luck musaza. Amen. Bashimire mwese. Murakoze. Musaza umeze fresh. Fresh. Uri amahoro? Nitwa Mansanari, ngiye kwiga computer science muri Nanjing University mu gihugu cy'Ubushinwa. Kuntu nanjye wasubira kwiga umusa. Ngira inama. Ngeyo mbireke. Nawe jyayo rwose. Najye kwiga computer science bashyiramo imibare. Kandi siyo nayo nasabye. Nuko nabiretse. Wapurenze ryari? Napurenze mu mpera zo kwa gatandatu. Rero mu mpera zo kwa karindwi admission leta yari yaje. Yego. Ubu ngubu rwose uriteguye kwimanukira firiye. Mu rugo se. Mami acyumva ati ugiye kwa prayinga agiye kwiga mu Bushinwa. Mu Bushinwa avuga umwana azabaho gute? Ntabwo yabyizeraga bwa mbere. Ariko Grace aba afite ibimenyetso. N'ubuhamya bw'abagiye mbere. Byerekana ko bakora neza. Araturasa se wayabariye kweza kuzajya rya muduki. Araturasa nyine niyo mva nishakira. Banumva najye bayama nkete nigarukira. Turasa yabariyemo utuntu duteye ubwoba. Good luck rero. Merci. Musa. Meze bite? Ndasawa. Olivier. Uri amahoro? Amahoro cyane. Giye kwiga. Hehe. Nanjing. Mu Bushinwa mwese. Musa ko tujyanye timu nini? Niko bimeze. Muri faculté? Computer science ya. Yego computer science. Ubu mwese muraba informaticien. Olivier meze bite? Sawa nta kibazo. Mbona nakabaraga. Garagara hari. Kabakara hari. Isore nkawe ko mbona pe. Byagoranye. Kuki uhisemo Grace? Grace nabonye imikorere yayo iri hejuru
kandi n'ukuntu abantu bagenda bayivuga nabonye kabisa bisa n'ibyangombwa ufite ni ibintu byirukanga cyane ntago bamaze amasake barabaswa ushize navuye ku kibuga cy'indege ndahengereza mbona barinjiye ndavuga ntizugo byawe nuko uko bikora mvuye hano byabe nibyo ku kibuga cy'inzu turi kumwe kirasaza guherekeza wigisubiza sister meze bite rata wowe sawa uri amahoro ariko uranasa neza murakoze cyane urabizi se murakoze bakwita amataneri na amata niko amata umeze neza meze neza cyane ugiye kwiga farumasi mu Bushinwa muri bachelors yego wow kuki wahisemo farumasi katwihereraho farumasi nuko numvaga nyishaka nyine kuva kera numvaga nshaka kuzayiga uhita uyihitamo uguza muri Grace kuki Grace nyambona abandi benshi bavuga ngo tubufasha kujya kwiga hanze kuki hano nuko bari bambwiye ko bamfasha kandi nkabona ari ibintu byizewe mpitamo gukorana nabo tugeze kuri stage ya visa ufite icyizere kingana gute ndumva mbyizeye 100% ku buryo mu September intake ugomba gutangira nayo mu gihugu cy'Ubushinwa ujyanye n'abajama bawe abanyarimo mujama umwe wa pharmacy n'abandi bakobwa ugomba kwigira mu gihugu cy'Ubushinwa good luck rero thank you muri byose washishikariza umubebe mugenzi wawe kuza hano bakamufasha kwa applyinga abagiye kwiga i Burayi abagiye kwiga muri China n'agiye atandukanye cyane okay ngushimire turi kumwe na Gilbert byaka kanya no umuvugizi wa Global Link Education Services muramwibuka mu bihe bigiye bitandukanye yagiye adusobanura byinshi bigiye bitandukanye Gilbert meze fresh turaho janvier bimeze bite wowe ndamahoro kandi cyane abanyeshuri 30 batangiye process ya visa kandi nabwo bitajya bitinda abo mpuye nabo benshi nabo muri China hari abandi mwambwiye batari baza bari bagomba kujya kwiga muri Europe nabandi bagomba kujya kwiga ahandi hagiye hatandukanye bivuze iki kuri Grace byaka kanya mbere na mbere turishimye kandi ntawe uri wowe nago byabura kubona abana 30 nk'aba ngaba tugiye kwereza mu gihugu kimwe harimo abagiye muri bachelors harimo n'aba masters urumva rero ni ikintu cyiza kandi iyi ni intake imwe ndabyibuka mu kwezi mu mezi ashize mu kwa gatanu twari turi kumwe ku kibuga cy'indege twohereza babandi bageraga nko ku bana 10 ariko kubona imibare yikubye gatatu urabona rwose no ubuhamya bwiza ubwo babyeyi nibo ngomba guheraho rero mwababyeyi mwe murabona ko bino bintu bikora ya cyane rwose ababyeyi kenshi bajya bamamagara bakambwira ati se koko n'iby'ibi bintu byanyu birakora ngira ngo video nk'izi ngizi zijye ziba izibafasha kugira icyizere cyangwa se kubona yuko bya bintu bishoboka baha abana baba amahirwe iyi ni full scholarship umwana bagiye kujya kwiga ku buntu bakamufasha kubona icumbi ndetse bamwe na bamwe bakagenda babahereza n'amafaranga yo kwifashisha bigenda biterwa n'amafakulté ugiye kwiga ndetse n'umwaka urimo ariko rwose ubuzima hari ababworoshye mu gihugu cy'Ubushinwa kandi tuzi yuko education muri China ni ikintu kiri hejuru cyane kubazi iby'uburezi bazi yuko ari igihugu rwose gifite ama university ariko rwego rwiza ya bonus yego bwa sisi bonus mpamvu yimbaje ubwo nuko ari y'abakobwa gusa byari ngombwa aho niho witugwisha ya bonus twarayitanze ngira ngo hano mu bana batambutse ahangaha harimo bamwe nubwo utakababajije ariko wenda mu bindi biganiro bitandukanye bazagenda bikubwira igihe cyarageze Grace Management cyangwa se ubuyobozi bw'iki kigo buricara buravuga buti reka tugerageze dutange amahirwe ku bana b'abakobwa kuko urabona imibare y'abahungu ni myinshi cyane ugereranyije n'abakobwa kandi dushaka yuko bibalansinga cyangwa se n'abakobwa bakaba benshi kuko turavuga tuti niba hano mu gihugu abakobwa kwiga nyine ari uburezi kuri bose uburezi budaheza so twavuga natwe rero dukwiye kugaragaza cyangwa se dukwiye kuba mu mibare y'abana dufite buri mwaka twohereza muri China hagaragara cyangwa se no mu bindi bihugu hagaragaramo abakobwa benshi niyo mpamvu rero habayeho uko gutanga bonus cyangwa se discount ku bana b'abakobwa aho twabagabanyirije 40%
1% ku mafaranga bari basanzwe bishyura urabona ko bitabiriye rero hano hari batanu bahageze hari n'abandi batabashije kugaragara muri no interview ariko mu biganiro bitandukanye bazajya bagenda bababona twahise tugira abakobwa benshi bagiye batandukanye tunabona no gushishikariza abagenzi babo by'umwihariko ababyeyi bareke kugira impungenge hariya ni ahantu abana baba mu mahosteli ni hosteli bahabwa n'ishuri bakabana n'abandi bana baturutse mu bihugu bitandukanye by'umwihariko bya hano muri Afurika bagiye bakobwa twereje ubushize bajya bambwira ko ubuzima bumeze neza usanga abana n'abana baturutse hano muri East Africa kuko Grace ntago dukorera hano gusa mu Rwanda nagiye mbigaruka ko kenshi dufite ama branch yaba Sorora nyihanganira muri Brazzaville dufite branch Burundi dufite branch mu bihugu bigiye bitandukanye muri za Ghana West Africa aho hose tugira abana benshi twohereza hanze so rero ubusanga ubuzima bwabo babayeho neza nta kibazo na kimwe rwose yego abangaba turatangira kugena nabo ryari aba bana uyu munsi turuvugana turi tariki niba nibuka neza ni tariki 2 cyangwa 3 zo kwezi kwa 8 tugiye gukora ibizamini by'ubuzima nago tujya twohereza umwana tutazi ubuzima bwe ko buhagaze tuba tugira ngo tumenye niba umwana avuye hangaha afite nk'ikibazo urabiza abantu baba babana n'uburwayi bugiye butandukanye tuba tugira ngo tuzamenye uburyo bwo kwitabwaho ageze hariya niba ari imiti yabaga afata bihoraho tumenye se kazaba agiye mu kindi gihugu iyo miti izajya imugeraho gute kugira ubuzima bwiwe bukomeze bumererwe neza ikindi no kugira ngo tumenye neza ko tubohereje ari bazima kugira ngo yaba ambasade cyangwa se niyo bageze ari muri kiriya gihugu babaka ibyangombwa by'ubuzima bakabafatira ibizamini rero ni muri urwo rwego tuvuga tuti umwana haguruke tuzi uko ahagaze atazagera hariya ugasanga habayeho kuba yabwirwe ko ari nk'uburwayi runaka yari afite wenda atarabizi ni muri urwo rwego rero tubajyanye uyu munsi turi kwa gatatu turi tariki 3 next week kuwa mbere duhurire kuri ambasade kuri ambasade kubashakira visa nta zindi procedure zindi ibyangombwa byabo wabibonye ama admission yabo yakweretse GW wazibonye GW ni icyangombwa gituruka muri Minisiteri y'Uburezi ara muri China ni icyangombwa kiba cyemerera umwana ati wemerewe ubu ngubu waza turakubara nk'umunyeshuri w'Ubushinwa yes ibyo byose byamaze kugera ahangaha byarihuse cyane uyu mwaka nako kuri no intake byarihuse cyane ngira ngo wenda abagiye babikurikira babonye ko n'umuyobozi muri no misi ari gukorera hano kuri no branch hano mu Rwanda ariko mu misi mike wenda arabasubiye kuri headquarter kuko dufite headquarter muri China ariko byarihuse cyane ibyangombwa yaje bimanukanye ubu ngubu next week kwa mbere abana turabajyana kubasabira visa ya China rwose ufite ibyangombwa tunabashimira cyane birihuta cyane abantu muri ambasade y'Ubushinwa rwose banyuzaho nako kanya so turatekereza yuko mu mpera zo ku kwezi kwa 8 abana bose turaba twamaze kubohereza bagere hari ababa bamenyera kuko amasomo abenshi aratangira tariki 6 z'ukwa 9 abandi tariki 11 ariko tuzaboherezaho mbere kugira bagere mu kindi gihugu babe bamenyera ubuzima nubwo nabigoye babirimo turabafasha wagiye ubibona kubohereza iyo bagezeyo ibyo byose turabamenyereza yes amavideo barapostinga babasura abonye ko bameze neza rero tuboherezo nka mbere y'icyumweru kimwe cya bibiri ku masomo kugira umwana banze abone induction habeho week of induction amenyera ubuzima bwo ku ishuri amasomo azatangire umwana ari ready cyangwa se bari standby yego hari umunyeshuri ufite agakarama kakanya ati ngewe ntago nacikwa n'ibyo bintu yego ndakura he bano bantu ofisi yacu imaze kuba intayoberana niko nabivuga dukorera inyamirambo ahitwa Maison Trésor Maison Trésor iyo hageze abantu benshi hari abantu bajya bamamagara nago nabyibagirwa akambwira ati ni kuri Grace nkambwira ati yego ni kuri Grace bazi yuko ino nyubako batangiye kujya bayitirira Grace yes batangiye kujya ati nashakaga inzu ati twe dufasha abana kujya kwiga hanze yarango dukodesha amazu ariko amazu na yarahari rwose na ahantu ubona heza cyane bajye banaza babonereho no gusobanuza service tubafasha ni Nyamirambo rero ahafi nko mu Marangi ino ka free zone nayo imaze kumenyerwa no mu mujyi wa Kigali neza uyageza aho ngaho uyituyibona Maison Trésor iriranga kuri floor ya mbere kuri floor ya mbere ku muryango wa mbere aho ngaho bahageze niho kuri headquarter ya Grace hano mu Rwanda ikindi banatubona ku manimero agiye atandukanye yaba nimero za telefoni cyangwa se n'imbuga nkoranyambaga reka mere kuri nimero za telefoni aka kanya uri kutureba cyangwa se udukurikiye kuri DCTV Rwanda andika nimero 079 20 540 32 079
20 bashobora no kutwandikira yaba ku ma social media yacu atandukanye twitwa Grace Applied Limited Instagram Twitter Facebook aho hose wadukuraho ukatwandikira ubundi tukaguha services zigiye zitandukanye. Reka mbereke n'umukozi usigaye ushinzwe customer service hano muri Grace. Abantu mu minsi ishize barambwiye ati se waragiye ko twabonye utanga nimero, hari umusigire hari umusigire nuko inshingano ziba zahindutse cyase uko kampani igenda ikora niko tunongeramo nyine n'izindi nshingano. Yes, amaraso mashya. Uyu musore babona aha ngaha niwe usigaye ushinzwe customer service hano muri Grace. Imeze neza cyane, imeze fresh. Ko nuza yantengushye Gilbert ashakaga umukobwa ya nabyo bizaza. Nawe uri fresh ariko uramhoro bakwita nitwa Yemeye abumukiza. Muri aka kanya ni ngewe ugiye gusimbura Gilbert ku mirimo yakoraga, usibye ko tuzajya dukorana n'ubundi buzima bwa buri munsi. Hari abatazajya bambona hano wenda rimwe ubundi bakamubona, ni ukuvuga ngo Gilbert ntahagiye, ndahari nawe arahari, nuko tuzajya dusimburana inshingano. Customer service kabisa. Yego, uyu mutipe abaye service mwifuza cyane cyane bakobwa muza abaye service baze rwose tubatera discount itabacika. Discount ntigende ya imwe 40%. Yego, 40% Ubushinwa mu gihugu cy'Ubushinwa muri rusange. So babyeyi turi kumwe by'aka kanya mufite abana bakoze kizamiri cya leta, ushaka waza ukabubukinze uriya ngo akadagurutse ni kamenyi yo bweze, ntago kamenyi yo bweze, ubundi baze turebe ibyo ari byo. So umusaza reka nkwifuriza akazi keza. Yego, murakoze. Zere ko tuzabana mu bigiye bitandukanye cyane rwose, na service zanyu bitandukanye bagenda bavuga ati nuko nguko nibihamya birari by'aka kanya. Zirakomeza zibindakemwe. Yego, mbashimire mwese. Arimvuze ati turashimira DCTV ku mikoranire yanyu umunsi ku wundi, rwose mwagiye mufasha abanyarwanda benshi kumenya Grace, kuko umuntu wese usanga ambwira ati nakubonye kwa Clement, twabumvishe kwa Clement, ugasanga ni ikintu cyiza. Mukomerezaho, mukomeze mufashe abanyarwanda. Clement no ujye uvuga ati muzavuge ko ari icyo mwamburanye, ntacyo bababuranye kabisa. Rero baze, urabona ibizamini bya leta biri gusozwa, abana ba mbere ejo mwahoze mu bigaruka yuko hari discount tugiye guhereza abana basoje ikizamini cya leta ubu ngubu. Wowe mwansoje secondaire uyu mwaka 2022-2023, icyo waba warize cyose, waba warize TTC cyangwa se warize section yari yose, uhawe ikaze muri Grace. Kuba diploma itaraza turakwakira ukazana ibindi byangombwa, hari ama result slip n'amabireti ubu ngubu turayemera, ukaza ugatangira application. Nuko booking a match intake, urabona niba tugeze ku rwego rw'abana 30, urabona ko intake rwose no kurwanira imyanya hakiri kare. By'umwihariko kandi niyo discount tugiye kwibashyiriraho, baze batugane hano kuri office yacu Grace Kigali Nyamirambo Mizo Trezor hafi yo mu Marangi, baze tubafashe ibintu bigende fresh. Yes. Mugire umunsi mwiza basaza. Urakoze cyane nawe akazi keza. DCTV Rwanda.